Ndabaramukije mwese abateze amatwi Rugigana Kiyonga official. Amahoro y'Imana kuri mwese. Mbashimiye ko muri kunkurikira mwese kuri uru rubuga rwa Rugigana Kiyonga official. Mwese abakoze subscribe, like, share, comment. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha ibongerere. Uyu munsi rero ngiye kubagezaho isengesho rya mwene Ngango mu mwandiko. Dukurikire. Ngango na Nyirangango babyaye mwene Ngango. Uyu Rucuza bigega mu gicuku gicinye. Babyara mwene Bwenge, uyu wibisha umutwe akawutekana ubugenge aho Nyarugenge. Isengesho rero riratangiye. Nyagasani jye mwene Ngango, njye ngira impungenge ko ninza mu ijuru hataba amajoro n'ivuka ry'umunsi nzashaka kwiba nkabura icyo ni kandi undebaga Mana ikunda. Sinamenye kare ko inkoni ryana, nabibwiwe na Ruvubu iyi ruvuza amahiri 202 rwa Ndembo nini. Nabibwiwe na Ruvubu igihe mfashwe busambo mu muhima wa Nyarugenge ngendana ubugenge amasigamana. Nyagasani iyo menya kare uko Ruvubu iryana ngo ndeke kunyona no gufata mpiri abagenzi bagenda nitwikiriye igicuku boshye igicokoma. Mana ikunda urinde uwo mwuga bato benshi basigaye batozwa ari bato cyane. Imvugo yateye igatwara benshi ngo uwakira atibye atisha umuzungu cyangwa umuzungu yava se mu ruhe Rwanda rwa Kanyarwanda. Nyagasani nashutswe na shitani yireshya abahashyi ari ryo faranga nanga guhinga nge Nyarugenge guteka umutwe natetse umaze gupfuba nanze kugenda ngo mboneze icyaro ntakize nk'abandi mpitamo ububandi mba mwene Ngango uyuca ibyanzu ntasige uruhindu rumanitse mu nzu akayeza ngo de. Mana ikunda irebere nawe uko amafaranga yabaye shitani. Dutunze ku isi kuva na kera. Dore nk'umunsi yezagurwa imiya nke cyane 30 na Yuda tuzi. Warabibonye ga musumba bihe ugumana ituze ga muzirabukana uramukana ihirwe ukirirwa nirindi risumbya yandi dusanganywe ku isi. Ntugira amahane yuza kuyagira ugakubita inkuba y'inkubito ikaze. Yuda uwo nguwo waguze Yezu ninde mubariho wari kukurenganya. Nyagasani urinda bato imvugo zateye. Urinda bato imvugo yateye igatwara benshi ngo uwakira atibye atisha umuzungu cyangwa umuzamu. Uyu barugwene yava hehe se mu ruhe Rwanda rwa Kanyarwanda. Dore ndabizi nibye kenshi ndafatwa kenshi ndaseba cyane aho Nyarugenge Ngoma ya Butare udasize Nyamirambo aho nyuze hose ngo nguwo ngo ngiyo boshye mapyisi yabuze isega ikomongana hose iterwa iminega. Mana ikunda nyumvira nawe nguwo ngaho boshye abahigi n'intozo zabo. Dore ndi karemajwe na Ruvubu ikora imvune itagira umuvuzi uzi kuyunga. Nje ngutakira ngo umvure imvune wowe Nyamurunga unyunga ingingo gamure mangingo umpe n'umugisha wowe Rwagisha utanga ushatse amahirwe igihumbi n'ibihumbagiza muri bene muntu. Ntugira amazinda nkaya Nyamuzinda mukuru w'abazimu bari mu nda y'isi. Uri muzigura w'abazima aba uzi amazina yabo umubare wabo n'imisatsi yabo. Wowe Rugabo uhabura impande zishwe no kwiheba. Niyo mpamvu rero ngutuye agahinda kanteye intimba amaganya n'amansoza yangize mapyisi itagira isega n'isengeshuri. Mana ikunda Mana y'u Rwanda icyaha cyanjye ndacyanze rwose ntizi imbaraga nsange abandi ndeka ububandi
nitwe umuntu, nitwe karani cyangwa kigingi, nitwe umubaji cyangwa umuhinzi, barya duke ariko twabo kandi twiza. Nashatse gukira nyuzi y'ubusamo, mfatwa busambo mbura n'isenge, mbona ruvubu rwa ndembo ivuna. Mana ikunda, ndaje ngusanga ngo unsubize umurava, nshake utwanjye mbiri icyuya, aho kurya ibyundi nkubiswe inkoni boshye inzoka. Ubwiriza abato ko ushaka gutunga tunda iwawe amanama n'imigisha utanga ushatse muri bene muntu. Jye mwene ngango nabaye nk'impyisi itagira isenga n'isengesho. None Nyagasani urinde uwo mwuga bato, benshi basigaye batozwa ari bato cyane. Imvugo yateye ngo uwakira atibye atisha umuzungu cyangwa umuzamu, yava yese mu ruhe Rwanda rwa Kanyarwanda.